Impamvu 15 ziri gutuma hari abasore badashaka gushaka abagore. Kera gushaka yari intambwe ntakuka buri musore agomba gutera agakora uko ashoboye akabikora vuba, gusa kuri ubu ubushake bwo gushaka abagore bwaragabanyutse. Muri menya byose uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu 15 zituma hari abasore badashaka gushaka abagore. Mbere y'uko dutangira, ukeneye serivisi z'ubwubatsi wagana Certified Builders Limited, company izobereye mu bwubatsi bw'amazu, imihanda n'ibindi. Wabandikira kuri 0786245704. Dutangiye, impamvu ya mbere ituma hari abasore badashaka kuzana abagore ni uko abakobwa babemerera ko baryamana nabo. Nk'uko tubyita mu Kinyarwanda, kubaka urugo tubyita gushaka. Uko gushaka bivuga ko hari icyo umuntu aba adafite akeneye cyangwa sabura akajya kugishaka. Mu mpamvu nyinshi zituma abantu babana nk'umugabo n'umugore harimo gukora amabanga y'abashakanye, bikavuga ko hari abihutisha gushaka kubera iyo mpamvu gusa. Bitewe n'isi y'uyu munsi, aho bisa nk'ibyabaye bisanzwe ko abakundana bagomba kuryamana bataranabana, yewe kuryamana ntibinagombere ko abantu bagomba kuba bakundana. Hari abasore bumva ko ntacyo babura kuko abakunzi babo cyangwa se abakobwa baziranye baryamana nabo uko babishatse, yewe rimwe na rimwe abakobwa bakaba aribo babahata. Ibyo bigatuma hari abasore batumva impamvu yatuma bazana abagore kuko icyo bashaka bakibonera ku gihe. Aho byabereye na bibi cyane, hari abakobwa babana n'abasore iminsi yewe n'ibyumweru, iyo bakaba bazi ko bari ku ishuri, ku kazi, muri bene wabo cyangwa se mu nshuti zabo, kandi bamaze iminsi 9 ku musore bakundana cyangwa se baziranye ari umukobwa gore muri urwo rugo. Iyo minsi yashira agataha nk'umukobwa akazongera akamusura, bikagenda uko. Ibyo bigatuma hari abasore batumva n'icyakabaye kibavuna ngo barashaka abagore kuko n'ubundi bagize abakobwa bakundana abagore nta kibavunnye. Iki kibazo kugira ngo gikemuke ntabwo ari kirakemurwa n'umukobwa umwe gusa, kuko hari abasore bazamusaba ibyo niyanga bafata abandi biteguye gutanga byose, ahubwo kuri bo batanumva n'impamvu umusore atabasaba ibyo. Iki kibazo kirasaba ko abakobwa bose bakorera hamwe bagasenyera umugozi umwe, hakaba inama ifatirwamo imyanzuro simusiga, abakobwa bose bakareka kujya baryamana n'abasore mu gihe batarabana, yewe n'abo baziranye bose bakareka kuryamana nabo, bakareka gufungurira agaseke umuhisi n'umugenzi bakwiza hose. Ibi n'ibikorwa abasore bazabura abo baryamana nabo, bituma hari abafata umwanzuro bazana abagore kubera ibyo bahabwaga bataranakoye, habe hanasubiraho umuco wo gushyingira abantu bakiri amasugi. Impamvu ya kabiri ituma hari abasore badashaka abagore ni uko hari abakobwa bafata gushaka ugakora divorce nka kariyeri yo gushaka ubutunzi. Ibaze kubaka urugo ushaka ko mwubaka mukagira umuryango, witeze ko muzakorera hamwe buri kimwe, ariko ugasanga nyamukobwa we byose ari imibare arimo yarakubaze kandi atazahusha. Icyakora ari uko kubeshya urukundo mukabana, mwarangiza kubana ubwo mukamuhuje imitungo byose hamwe, yarangiza agashaka ko mukora divorce kuko uyishaka atayibura, nuko ibyo wakoreye byose bikaba igiye ubireba. Gahinze wakubye amavi ngo ubone imodoka, business wubatse, ibintu byose woroheye kuva mbega umenya ubwenge bikaba ubusa ubireba. Ibi biri mu bituma hari abasore batinya kuzana abagore kuko hari abakobwa bagize kariyeri gushaka bagatandukana, byose ari business barimo. Ibyo bibaye umusore abarangiye, niyo mpamvu hari benshi bari kubika ibyabo mu buryo nk'ubwa Hakimi newe wari urangijwe n'ibisa nk'ibi. Hari abasore bareba ukuntu ibyo bagezeho byabavunnye cyane, bagenda barundanya kugira ngo bagere aho bageze, bakagira ubwoba bwinshi, bagatinya uwaza kubisahura, bakareba inzira banyuze ngo bagere aho bageze, bagahitamo kudashaka abagore. Gusa baramutse bashatse neza ibyo bagezeho byakwikuba, ariko tutanibagiwe ko hari uwabirigisa. Ikintu cya gatatu gituma hari abasore badashaka gushaka ni ubwoba bwo gushaka. Muri kamere yacu abantu dutinya impinduka, gusa ikibabaje ni uko kuva umuntu avutse kugera apfuye agenda ahura n'impinduka zitandukanye, ariko zimwe mu zikomeye zibaho ni uguhindura icyiciro, uwari ingaraga akaba umugabo cyangwa se akaba umugore, akagira umuryango, akagira abantu bari ku mutwe we, akabana ubuzima bwose n'umuntu batavukanye, bagahuza byose akinjira muri we nawe akamwinjiramo. Hari abantu rero batinya izo mpinduka. Muri rw'icyongereza hari indwara yitwa gemophobia, ni indwara yo gutinya kubaka urugo, ukumva ari ibintu utinye cyane utabyiviramo. Umuntu urwaye iyi ndwara ntatuma urukundo arimo rugira aho rugera, iyo rwenda kugira aho rugera abisubiza irudubi, ibintu bigahora nta gahunda, mbega nta cyerekezo. Iyi ndwara ikaba kenshi iterwa no kubona abagize ingo mbi cyangwa se abakuriye mu ngo mbi
cyangwa sosiyete tubamo, ibyo abantu bahora babona bakabona ibyo gushaka batabyiviramo. Iyo uwo bakundana akomeje ibintu agashaka ko bagira gahunda, hari ubwo urwaye iyi ndwara agira ibimenyetso nko kuribwa mu gituza, akabira ibyunzwe, akaribwa umutwe n'ibindi. Ufite iyi ndwara aba yizi ko abitinya, uwo bakundana ashobora kutabimenya, ariko ikizabikwereka ni umuntu utagira gahunda, agakwepakwepa gupanga, ntatume ibintu mubishyira ku murongo. Wiyavurwa no kugirwa inama, akaganirizwa uwo bakundana kandi akirinda kuzamutenguha kugira ngo ibyo yibwiraga atazabona bibaye koko. Ikintu cya kane gituma hari abasore badashaka kuzana abagore ni uko hateye ubutinganyi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo mpuzamahanga cyitwa SRI bugaragaza ko 2.7% by'igitsina gabo ari abatinganyi, kandi abo nta handi bari muri sosiyete yacu. Nka sosiyete nyarwanda itarangirika cyane, ikibaho kitarahabwa intebe cyo gahera ishyanga, iyi mico y'ubutinganyi abayifite barayihisha, abantu bakaba bagira ngo bazashaka abagore, wenda ababyeyi b'umwe muri bo bakamusaba kubereka umugeni, ariko kuko wazibye akagenda bikerensa byigize inyuma. Ibi nabyo bigatuma imibare y'abasore badashaka yiyongera, abakobwa bakagumirwa. Urebye nko mu gace uvukamo, urebye abantu bakuze wasanga hafi ya bose bafite ingo. Ni uko umuco wari utaramungwa, bivuga ko mu gihe kizaza hari ibyo tuzajya tubona tukumirwa. Ikintu cya gatanu gituma hari abasore badashaka kuzana abagore ni uko abakobwa bifuza kugira abagore. Mu muco nyarwanda tuvuga ko umukobwa w'umwe agatukisha bose. Mu isi ya noneho usanga benshi mu bakobwa bagaragara ku karubanda ari abatesha agaciro ubukobwa, ngaho ku mamoto basinze, abandi kwambara ubusa byabaye umuco, kubyina bandagaza imyanya yabo y'ibanga, umanza bari guhiganirwa ngo bazahabwe imidari, barafotora ubwambure bwabo bagakwiza isi yose, kutagira indangagaciro zikwiye kuranga umwari n'ibindi byabuze kuri bamwe mu bakobwa. Bituma hari abasore bari cyangwa cyo kuzana abagore kuko babona nta mukobwa bari kubona bifuza uzabasha kubafasha kubaka umuryango, bakara abana bafite imico mizima, kuko nushaka umusinzi umwana wawe azazinywesha ataranavuka, avuka n'ingaruka z'ubusinzi. Uyandarika umwana we azamwandarika, uwambara ubusa we nawe azabumwambika. Mbega ibigatera ubwoba abasore. Ibituma hari abasore bagenda bashakisha uwo bifuza ku bw'amahirwe make bakaba bamubura, bakareka kuba nk'abavuga ko iyo ubuze icyo ushaka ufata icyo ubonye cyose, nuko bagahitamo kudashaka. Ikintu cya gatandatu gituma hari abasore badashaka abagore ni uko hari abakobwa bumva kuko byagenda kose barenze abasore. Hari abakobwa bumva ko kuko ari beza ibyo bihagije, kumva ko abasore bose babashaka, kubwo umusore agomba kwihiringa ijoro n'amanywa, akubaka amazu, akubaka amabizinesi, akaminuza, agakora buri kimwe kugira ngo abone kuba yagera ku rwego rw'uwo mukobwa. Mbega hari abakobwa bumva ko ubwiza bwabo bwonyine ari igishoro, bakaba nta kindi bitaho, bakaba bategereje umusore wakoze imyaka n'imyaniko ngo amwinjize mu bye, akabaha impano z'amamodoka, amazu, akabishyurira buri kimwe, ngo hari n'ababarengerezaho kubaha umushahara wa buri kwezi nk'ikiguzi cy'igihembo cy'uko babemereye gukundana nabo. Mbega ni nk'abo babagiriye impuhwe kubera nyine ngo ubwo bwiza bwabo. Ugasanga hari abumva ko wenda umukobwa ari mwiza, nta kindi gikwiriye kuba kimuvuna, ubwo byose yarabihawe. Ibi hari abasore bibabaza bakumva batakwirirwa bashaka abagore. Ubundi gushaka byakabaye bishingira ku rukundo, ukabana n'umuntu kuko mukundana mutitaye kuki. Gusa iyo byabaye nk'amasezerano ya bizinesi bituma hari abasore batinya. Ikintu cya kabiri gituma hari abasore badashaka abagore ni ikibazo cy'ubushobozi. Bishop Gafaranga yigeze kuvuga ko umukobwa wese avukana urukundo, ngo ariko umusore nta rukundo avukana. Urukundo ruhabwa umusore ruva mu bushobozi yubaka, ukerekana ko uri umugabo, ugashaka amafaranga, ukabona kwereka urukundo. Mu isi turimo ya none aho ifaranga ryimirijwe imbere muri byose, iryo faranga kandi rikaba riba rikeneye mu ngano nyinshi. Hari abasore badashaka kubonera ubushobozi ku gihe, yewe no kwitaho ubwabo bikabagora. Ubwo udashoboye kwiyitaho no kwita ku rugo, murumva ko biba bigoranye. Hakazaho rero no kuba hari ibivugwa ko abakobwa ngo bakunda amafaranga, bigatuma hari abasore badashaka abagore, ndetse n'abafite duke bagatinya kwirirwa bagerageza kuko baba banareba ibibategereje, bakaba bagira ubwoba. Eric Senderi yabivuze kera muri za 2009, aho mu ndirimbo yise Nta Kashi yaririmbye agira ati abasore bariho ariko nta kashi, kandi ngo iyo nta kashi ufite uba ntacyo uvuze imbere y'inkumi. Basore rero ni uguhiga amafaranga nta kundi. Impamvu ya munani ituma abasore badashaka abagore ni irari. Ku mpuzandengo abagabo bubatse bakora imibonano mpuzabitsina kenshi kurusha abatubatse. Gusa hari abatubatse baryamana n'abakobwa cyangwa abagore benshi kurusha abubatse.
Yego hari n'abashatse baca inyuma abagore babo kuko gushaka bidakuraho gucana inyuma, kuko gucana inyuma ari umwanzuro umuntu afata kabone niyo yaba yubatse cyangwa se atubatse, ariko hari abasore baba bashaka kujya baryamana n'abakobwa benshi bagakora ibyo ntacyo bikanga ko hari wenda bari guca inyuma barashakanye bigatuma badashaka bakirwa mu busambanyi, nuko bamwe ntibanatekereze ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari abasore kandi ngo bakunda ikimero cy'abakobwa, buri munsi bakabona umukobwa mwiza, ejo bakabona undi, gufata umwanzuro bikabagora, bagatinya ko bazasanga barashatse uwo batagombaga gushaka, bakaguma muri ayo biteze ko umunsi uzaba umwe bagahura n'uwo batazashidikanyaho na gato bakamugira umugore, nuko bagahera muri ayo. Ikindi kandi hari abagabo banga kubona abagore bashatse bahindutse kubera ko umugore yagira byinshi bimuhindura nko kubyara, konsa n'ibindi bigatuma byibuha. Hari abasore banga kubaka ingo ngo batazabona abagore babo babyibuha, gusa ibi ni ubuvuga mu bundi umeze uku, twizere ko abatanakeneye umwana. Ikintu cya cyenda gituma abasore badashaka kuzana abagore ni uko hari abakobwa batakiri abizerwa. Hari abasore barisereye ku buzima bwabo bakumva bataziyumvisha abagore babo baryamana n'abandi bagabo cyangwa se abandi basore, bakabyana na rubanda yewe no mu bo barera hakaburamo n'umwe wabo, bakitegereza ukuntu sosiyete yangiritse bagatinya kuzana abagore, ahanini banarebye no mu byamamare ibi byabayeho. Hari abakobwa babizi neza ko byanze bikunze bazajya baca inyuma abagabo babo, bo bagashaka umugabo nka aderesi, ubundi bakaguma mu mabi yabo nk'abo bakiri singo. Ibyo bigatera ubwoba abasore, kandi menaba iyo bageze ku musore wibungabunze bamuryoshya kubi bakamuturisha, ahubwo abandi basore twakwita ibirara bakari bo bibonera umunyarwandakazi. Impamvu ya 10 ituma hari abasore batazana abagore ni ukwanga gufata inshingano. Hari abasore batinya inshingano zigendana no gushaka, ngaho kuba umutwe w'urugo byose bikureba, hakazamo abana, amashuri n'ibindi. Ibyo byose bakumva bibarenze bagahitamo kurwanya gutera intambwe yo kuzana abagore. Hari n'abasore ubuzima bwo kwiberaho bonyine buryohera kurusha kuba bazana abafasha, bakumva kuba bakora ibyo bashaka uko babishaka igihe babishakiye, bakumva bibaha amahoro, nta muntu ubabaza igihe batahira, ntawe ugomba kumenya ibyo barimo, bagahitamo kutazana abagore. Ikintu cya 11 gituma hari abasore badashaka abagore ni ugutinya ko abagore babo bazabatwara utwabo. Muri rusange abantu bajya gushakana, akenshi umusore niwe ubutunze kurusha umukobwa. Hari n'ubwo usanga umukobwa nta bindi afite, ariko umusore yarakoze imyaka myinshi, akora ijoro n'amanywa yubaka ubuzima, hanyuma ubwo butunzi yakuye mu menyo y'ingona agahita bugabana 50-50 n'umugore mu gihe basezeranye ivangamutungo risesuye. Kubera ibyo abasore bamwe bagenda babona muri sosiyete, aho hari abakobwa bashaka bagiye kwishakira imitungo, mukabana w'icyo ashaka ari amafaranga, byose biri ku mibare bizarangira bitwaye, ukaba wanasigara iheruheru ugakena ugasubira ku isuka, bigatuma bagira ubwoba. Bitewe n'uko ku mpuzandengo divorce zamaze kurenga 50% by'ingo zubakwa, kandi izo divorce iyo zibaye akenshi abagabo bahomberamo imitungo yabo, bituma hari abagira ubwoba gushaka bakagenda babigendamo gake. Ikintu cya 12 gituma abasore banga kuzana abagore ni ugutinya kurera. Umusore wese ufite umubiri ukora neza yatera inda, ari gutera inda wese ntabwo ariko yarera. Nk'uko hari abagore tubona babyara abana bakabica, abandi bagakuramo inda, tukabona abasore bihakana abakobwa bateye inda, bagata abagore bashatse bakabatana n'abana babo. Bituma abasore baba babizi neza ko badashoboye kurera, bagahitamo kutubaka ingo, abandi bakareba inshingano zirimo bagatinya bakabireka, nuko bagahitamo kudashaka. Gusa wo gutuma umugore umutanye n'abana ukamutenda ukamwihakana nturera umwana, yaba byiza kutashaka ntunagire uwo muryamana. Impamvu ya 13 ituma hari abasore badashaka gushaka ni ihungabana. Ntabwo twabyirengagiza ko muri sosiyete yacu hari abagabo bahohoterwa mu muco, ariko umugabo biragorana kwerekana ko ahohoterwa. Uhohoterwa n'umugore akenshi biguma mu muryango bikamenywa n'abana. Umusore wakuze rero abona se ahohoterwa, hari igihe kuzana umugore bimugora. Aba yirinda ko yazaba nka se kuko nyina aba yarabaye urugero rubi, bigatuma gushaka yumva bitamureba. Ikintu cya 14 gituma abasore badashaka gushaka abagore ni uko hari abasore batinya ko abakobwa babanga cyangwa barabaye mu nkundo zitagize umumaro. Hari abasore bakunda banashaka kuzana abagore ariko ntibaterete, batinya ko bazangwa, nuko ibyabo bikarangiriraho gusa ubu n'ubugwari. Hari n'abandi baba barabaye mu nkundo zitakunze bagatenguha muri zo, nuko bakabura inyota yo kuba bagira abagore. Ikintu cya 15 gituma hari abasore badashaka abagore ni ukumva ko gushaka bizabatwara umwanya wabo. Kubera kumenyera ubuzima bwo kubaho bonyine bigenga, nta muntu n'umwe ubinjirira mu buzima,
hari abasore bumva ko kuzana abagore bizatuma batagira ubuzima bwite, bakumva ko ibyo batazabishobora, bagahitamo kutazana abagore. Izi ni zimwe mu mpamvu zituma hari abasore badashaka kuzana abagore. Gusa gushaka ni byiza, kandi nk'uko ubushakashatsi bivuga, kimwe nk'ibindi ntabwo gushaka ari ibintu biba byoroshye, bisaba kubiharanira, mugaharanira ko urugo rwanyu rudasenyuka, ukirinda kuba imbarutso y'ibitagenda neza mu mubano wanyu. Kandi iyo babiri bahuje, bombi bahuje gahunda ari ukubaka urugo ruba rwiza. Nibi twagarukaho, mwari kumwe na Berarime, ndabashimiye.